Hano ya gatatu Imana yampaye ni kumwe umuntu aba ari gusenga ari mu ndimi ariko wenda gutobora bikagorana kugira ngo abe yazisobanura. Yego. Njewe nkazisobanura. Yego. Umwuka wo kuzisobanura ukanzaho. Iyo nayo ni indi mpano wifiteho wibitseho Imana yampaye. Yego. Nti ngiye kugusengera nizeye cyane, ndanakwizerera nubwo utizeye. Yego. Ariko nizeye ko bizakunda. Ndamusengera mfata ibihe by'amasengesho iminsi 2 niyirizaga ubusa cyane mw'ibyo bihe, noneho aragenda arakora. Ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiratuma Imana Concorde. Reka mfatiye umwanya ngushimire wakanze subscribe kuri Concorde TV show kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro wowe bwa mbere ukayikandaho, nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye cyo nabasezeranije nuko utabicisha irungu, ahubwo nkafata urugendo nkajya kwirebera abakozi b'Imana batabivanze, babandi batavuga ngo iravuze kandi itavuze, ahubwo bavuga ibyo batumwe. Yego, niyo mpamvu ubu nafashe urugendo mvi Musanze. Ubu tuvugana nicaye mu murenge wa umurenge wa Wabase. Oya, hano ntago ari muri Base, uri kunyobya, ni mu murenge wa Cyungo. Yego, turi mu murenge wa Cyungo mu karere ka Burera. Ka Rulindo. Ni Rulindo. Yego, turi mu murenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo. Yego, Imana ishimwe. Nari maze iminsi nkorana n'abantu bo mu karere ka Musanze, Burera ndetse na Rubavu. Abantu batise kutajya mu tundi turere, nanjye nti aho umbwiye ko ari umuntu ufite impano ndaza nkamusura. Niyo mpamvu uyu munsi naje muri Rulindo, n'ahandi kure hose tuzahagera kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana. Yego, imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumusabe atangire atwibwira. Karibu. Yego, murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Nitwa Turinimana Theogene, ariko benshi bakunda kunyita Bitangaza. Yego, turi kumwe na Turinimana Theogene bakunda kwita Bitangaza. Yego. Uraza kutubwira naho iryo zina ryavuye tumaze gusenga. Yego. Karibu n'isengesho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami w'abami, turagushimiye kubw'imbabazi n'ubuntu udahwema kutugirira. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe kandi turagushimiye kubw'imbabazi zawe. Waraturinze mu bihe bikomeye Mwami w'abami, kandi wadukuye ahakomeye. Turagushimiye ko kuva ku munsi wa mbere uturema udushira hamwe isi kugeza n'uyu munsi kuri iyi tariki, muri uku kwezi, muri uyu mwaka Mwami mwiza, uracyarinze ubuzima bwacu. Nandi mahirwe waduhaye n'ubundi buntu watugiriye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero reka tugusabe muri iki kiganiro, muri uyu mwanya, isaha ya none Mwami mwiza, ubutumwa tugiye gutambutsa bufashe benshi kandi bukize benshi, bugarure benshi. Tuzi neza yuko hirya no hino ku isi kuba dukurikirana Mwami mwiza hari benshi cyane baba bafite imitima Mwami yinangiye, baba bihebye cyane, abarwaye benshi cyane baba bihebye hirya no hino, ababa babuze pfo na ruguru. Reka ibyo
ibyo turavuga muri iki kiganiro buri umwe wese uzabikurikirana kandi urabikurikirana, imbaraga zawe zimugereho, yongere abona agatege, yongere agaruke imbere yawe ndetse no mu nzu yawe, kuko iwawe ni heza. Tuyobore, ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga za Satani zitsindwe, imbaraga z'ibibi byose zitsindwe, haganze imbaraga zawe kandi haganze imbaraga z'umwuka wera. Byose nibibi kushaka no kushima mu izina rya Yesu. Amen. Yego Theogene tuguhaye ikaze. Yego murakoze cyane. Yego Theogene tuguhaye ikaze, ariko bavuze ko bakunda ko kwita Bitangaza. Yego. Izina Bitangaza ryavuye akenshi kuko iri sirino cyase akabyiniriro baba bakwise, hari impamvu baba bakakwise, no mpamvu ndi kugira ngo utubwire. Bitangaza rero ryaturutse ku kuba ubundi mu muryango iwacu yego turi abahungu 4. Ni umuryango w'abantu 3, birumvikana ababyeyi bombi ndabafite. Yego. Turi abahungu 4. Muri abo bahungu ni njye wa 4 cyangwa se bucura. Yego. Ubwo rero haje kuvuka abahungu 3. Noneho njyewe inda yanjye bambwira ko yatinze, yamaze amezi 12, njyewe navukiye amezi 12. Noneho rero bari barategereje igihe kinini, birumvikana. Ubwo batekerezaga yuko uko biri kose nshobora kuzaza ndi umukobwa wenda kubera nari naratinze. Yego. Noneho birumvikana, ubwo kubageze kwa muganga basanga ibisubizo nje ndi umuhungu. Ubwo nje ndi umuhungu, bari bise izina cyangwa se bandikishije yuko nditwa Turinimana Theogene. Noneho babonye nje ndi umuhungu, bari batekereje ko nimba umuhungu n'ubundi ubwo nditwa Turinimana Theogene. Mbaye umuhungu baravuga ngo ariko uko biri kose ibi n'ubushake bw'Imana, ibi ni ibitangaza Imana ikora, ntacyo twabirenzaho. Ubwo nkura ngenda bavuga ngo bitangaza, izina rikura gutya, ariko mu by'ukuri nta bitangaza nkora bidasanzwe. Bitangaza ni iby'Umwami w'abami. Yego. Ruvuga ngo ntabwo bakwise Bitangaza kuko ari wowe uko bibitangaza, ahubwo ni uko wavutse mu buryo butangaje. Mu buryo butangaje. Yego. Imana ishimwe. Bitangaza, uri umukristo. Yego. Wakijijwe ryari? Nakijijwe 2020 n'ejo bundi muri COVID-19. Yego, 2020 hashize imyaka 6, ni kera. Yes, ni kera. Ndabyibuka byari ibintu bigoranye kuri yuko icyo gihe gusenga byasaga n'ibigoranye, murabizi ngamba uko byari bimeze. Byari bigoranye, ariko twarasengaga icyo gihe. Mbereho gato nk'ubutayu bwari bwemewe kuba wajya mu cyumba cy'amasengesho se, tunirinda COVID-19. Ariko nubwo COVID yaje ari nk'umwaka kuri benshi, ariko nge irasa naho yambereye igisubizo, kubera yuko nibwo nahawe agakiza, nibwo namenye neza inzira z'iyobokamana cyangwa se inzira nziza. Hari umuririmbyi tugira uvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Bivuga ngo n'undi ntiwakibagirwa n'icyo wakijijwe. Wowe wakijijwe iki? Ni byinshi cyane, ariko bimwe mu by'ingenzi kuko ntabivuga ngo mbirangize. Yego. Harimo kuba kureka inzoga, ibiyobyabwenge. Yego. Ntabwo navuga ko nakundaga kunywa cyane biriya bituruka hirya iriya Uganda cyane, ariko bimwe mu byo nanywaga. Yego. Nabinywaga cyane kandi ndi muto, kuva ku myaka yanjye 7 narabinywaga cyane, ku buryo hari igihe byanangwaga nabi nkazengerera cyane. Kanyanga so wasomyeho? Nasomyeho cyane, nayivangaga n'iriya nzoga isanzwe y'amasaka twita ikigage. Yego. Narayinywaga cyane kandi ndi umwana, ku buryo ririya cupa rya Fanta narinywaga mfite imyaka 8 kugera ku 10 nkarimara. Urumva rero future cyangwa hazaza hanjye hari kuba habi cyane kabisa.
dodo nyine icyo kirabaye ko waranywa agakanyanga uri umwana muto ukagirirwa ubuntu ukabona urakishijwe urayiretse cyane nuko ufite icyo wakishijwe pe ni ikintu gikomeye mbo ikindi navuga hari ukuntu kera tukiga primaire cyangwa se mu buzima bw'amashuri abanza hari ukuntu abanyeshuri nyine usanga bakunda kwandikira ab'abahungu bakandikira ab'abakobwa udupapuro ako kadefo cyangwa se ako kantu kakundaga kundanga cyane yego ku buryo nabandikiraga cyane nyine bamwe ugasanga barandeze se kwa mwarimu ugasanga banteye utwatsi nyine bikanga hari umuntu nari mfite w'inshuti ndetse na n'ubu aracyari inshuti yanjye n'umwe mu nshuti zanjye cyane za hafi yitwa Manzi we hari ukuntu yabikoraga bigahita bikunda nyine akambwira ko hari ukuntu abigenza hari utuntu yifashisha ariko nshima Imana ko atatumpaye noneho nagira gutya ngo mbonye umukobwa nyine gutyo kuba tuganira byaho by'abana nabigira gutya ngo ndabimubwiye ugasanga aramuntwaye sinzi utuntu yifashishaga nashatse kugarukaho ni matene ubwo niba bari ugasanga aramuntwaye ariko utwo tuntu yajyaga ambwira ko adutumiza Uganda akadushira ku bakobwa ugasanga aramuntwaye ariko naratwifuje cyane ko nanjye yatuma kugira baze bankunda ariko ntibyankundira ariko ndabishima Imana kuko atatumaye nta kibazo ubwo rero nicyo cyaje cyo gukunda abakobwa cyane kandi nari nkiri umwana ndashima Imana yuko ari kimwe mu byo nakijijwe yego Imana ishimwe Theogene bafite imyaka ingahe ubu mfite imyaka 21 wakuze rero 21 wemerewe gusezerana mu murenge nakuze nuko ubwanwa butari kumera nyine ariko ndi gukura nta hari abantu bamera ubwanwa batinze nanjye banza bwaraje mfite nka 30 ngenda bukeneye ndabyibuka nkikizwa nigeze no gukora amasengesho umunsi umwe icyifuzo ari uko Imana yamu ubwanwa irangije reka da iranyihorera ariko muri iryo joro naje kurota mfite ubwanwa bwinshi urabona hari ukuntu abantu baba Islam basengera mu idini rya Islam bakunda kubutereka ukagera iryo joro narose mu nzozi mfite ubwanwa bwinshi cyane ndangije mbyutse ndavuga ni Imana nagusabye ubwanwa ariko utazamubupe umaye ubu wabumemukiye rero nuko Theogene se amaze gukizwa hari impano Imana yaguhaye kuko mbere na mbere nubwo ntabivuze ariko famiye y'iwacu ni abakatolike rero nanjye navutse ndi umukatolike 2020 nibwo nagiye muri ADPR njyamo intego yanjyanyemo cyangwa se by'umwihariko yari ugukizwa birumvikana ariko nagiyemo nshaka kugira ngire imbaraga z'Imana ubundi ngiye nizeraga ko abapfumu babaho imbaraga z'imyuka mibi amahembe cyangwa se n'ibindi zibaho ariko ntabwo nizeraga ko umuntu ashobora kukubwira ibintu byawe ibitwitanye n'abahanuzi yasenze gusa bitasabye imbaraga zindi mbi zitari nziza rero ngewe nagiye gusengera ahantu mu cyumba ni mu murenge wa Ruhundi wacu akarere ka Burera nagiye gusengera ahantu mu cyumba cy'abadeperi bambwira ibyanjye ari byo nakubwiye ko nanywaga inzoga barambwira ese abakobwa gutya na gutya barambwira ndangije ndibaza nariko se uyu muntu yari umugabo w'umumotari yitwa Zuzu naravuze uyu muntu bamuntumyeho uyu muntu ni gatiki kuri nge ku buzima bwawe turangije gusenga naramubajije nti kuba wagiye umenya ibintu byanjye ubuzima bwanjye tutari kumwe utari umuturanyi wanjye bisaba iki bica mu zihe nzira kugira ngo numve ko nabigeraho nari najyanweyo niyo nshuti yanjye yitwa Manzi mu bintu by'ibikino byaho bisanzwe
noneho naje kuvayo ansobanurira icyo bisaba ko ari ugusenga rimwe na rimwe ukigoma amafunguro ukiyiriza ubusa. Ndangije nanjye niyemeza ko iryo dini bibamo. Naratekereje nsanga katolike sinjya mbona abantu bagira nk'uko nari nabonye ari gutitira agahita ambwira ibyawe. Yes. Noneho nsanze muri katolike bitabamo, ambwira ko ari umwadeperi. Adeperi yari hafi y'iwacu bita adeperi Rutoro. Noneho ndangije ndavuga ni ngomba kwerekeza hariya hantu ibyo bintu bikaza muri nge kugira ngo ntazakoresha imbaraga nk'iza wa muvandimwe w'inshuti yanjye wenda akoresha ku bakobwa ku ishuri se, uretse ko icyo gihe twari twarakuze tutari tukibijyamo cyane. ndavuga uko biri kose njye gushaka ibyo bintu kugira ninza mbona umukobwa nkamukunda, nze mbanza no kureba guhumiriza ndebe ese arambwira ngo yego, mbanze menye niba aranyemerera. Noneho bimfasha, urumva byari kumfasha. Niyo tagati cyangwa se intego yatumye njya muri ADPR. Noneho njyamo mfite inyota yabyo cyane, nkaza ndara ubutayu kuko icyo gihe byari byemewe amajoro cyane ndi njyenyine cyangwa ndi kumwe n'uwo mushuti wanjye. Ku bw'amahirwe y'Imana ndakeka ari amezi 2 namaze, Imana ihita impano zayo ni nyinshi yamaye pe, ni nyinshi. Sinzi wenda niba nazirondora ariko zitubwire. Noneho izo turumva bishoboka mu kiganiro tuze kuzikoresha. Yes. Mbo impano ya mbere Imana yamaye cyangwa se ingabire ni ukwerekwa. Nari mu mazi ahantu mbona ibintu biraje, nanjye ndabipinga, numva ndabipinze, ariko hari uwo twasenganaga mubwiye uburyo mbibonye, nta cyizere nta confidence nifitiye, ariko arambwira ngo Imana irakugendereye, anansobanurira ibyo ari byo. Iyo ni iya mbere. Iya kabiri niyo ubuhanuzi kuri Yohana uri kuvuga n'indimi zitari izaha mu isi. Yes, indimi zitangwa n'Imana. Byo nari mu ishamba ahantu. Yes, nuko ndi gusengana n'umuntu, mvuga indimi ntazi, mbona ibintu ntazi nyine, mvuga indimi ntazi. Noneho nza kwisanga nanazisobanuye. Nsobanurirwa cyangwa se Imana idusobanura yuko ibyo nari mvuze bisobanuye ngo kwizera kurarema. Nifuza yuko turaza no kubiganiraho mu ijambo ry'Imana ku bijyanye no kwizera. Mbo impano ya gatatu Imana yamaye ni kumwe umuntu aba ari gusenga ari mu ndimi, ariko wenda gutobora bikagorana kugira ngo abe yazisobanura. Njyewe nkazisobanura, umwuka wo kuzisobanura ukanzaho. Iyo nayo ni indi mpano wibitseho Imana yampaye. Mbo indi mpano ngerageza niyo kuririmba. Niyo kuririmba rwose ndagerageza, ariko ahanini z'abandi ntabwo ntabwo izawe uririmba iz'abandi, ariko ndabikunda cyane cyane. Yes. Kuvuga ijambo ry'Imana. No kuvuga ijambo ry'Imana nabyo njya mbikora rwose, nubwo atari kenshi. Nabikoraga nkiri umunyeshuri cyane kubera ko nari nshinzwe nari umuyobozi wa Rajepura aho nize. Nihe mbese? Ni ku kigo cyitwa GS Rusekera kiri mu murenge wa Ruhunde. Uri perezida wa Rajepura? Nari umuyobozi wa Rajepura. Ndabyibuka nagiyeyo Rajepura itariho. Ni ibintu bisa n'ibyangoye cyane gutangiza, urabizi no gutangiza umushinga mu buzima bwaha mu isi busanzwe, gutangira ikintu icyo ari cyo cyose ni ibintu bigora. Byarangoye cyane rero, ariko hamwe n'Imana n'abanyeshuri n'abatica bake babiri baho twarafatikanyije umurimo w'Imana urakomera, tuza kugura ingoma. Kandi ubundi wasangaga turi gusenga tugakubita ku ntebe ziriya twicayeho, kandi byose byinshi birasa naho ari njye wabikoraga,
gushinga amakorari ni njye usa n'uwabijyagamo cyane, uretse ko Imana ari idushoboza, kuko ijambo ryayo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ugasa hari n'igihe natahaga akaboko kabyimbye bitewe no gukubita ku rubaho rwe nkataha akaboko kabyimbye. Hari n'igihe mama yambajije atese mwana we ko tugutuma amanota, ko tuba twashatse kujya kwiga tukaba tubona ucyuye akaboko kakagize kagagaye ku ishuri, n'ibibando babakubise ko n'amatungo atagikubitwa. Nkavuga nkagira ibyo mubwira nk'idefanda ya, ariko hamwe n'imbaraga z'Imana yaradufashije duteranya amafaranga mu bushobozi bwacu buke no kuremamo abanyeshuri twiganaga Gakiza. Wasangaga ari ibintu bigoranye, nubwo bamwe babaga bakijijwe wenda cyangwa se bafite aho basengera, ariko ku ishuri nyine kugira ngo bagaragaze imbuto, bagaragareho n'umwuka wera w'Imana cyangwa ubuntu bw'Imana, ni ibintu byagoranye cyane, ku buryo hari n'igihe byansabye kwiyiriza ubusa iminsi 4 nsenga kugira ngo Imana idushoboze muri icyo kigo cya Rusekera. Imana idushoboze. Ndabyibuka hitwaga muri Ndereriyondayi. None ndasengana Imana ibihe by'iminsi 4 duhindurira izina iki kigo, nkeneye ko gihindurirwa izina. Ubwo ndasenga hamwe n'Imana igenda idushoboza, turema korali, turema worship. Noneho rimwe kuri asembo mu gitondo, kuri assemblema, nuko tukaza baduha akanya tukaririmba, abantu gake gake ubona batangiye kureka ya mico mibi ya Ndereriyondayi. Yes, Imana ishimwe. Rero nikundira ubuhanuzi. Uzi impamvu? Abami iyo bajyaga gukora ikintu babanzaga babaza abahanuzi, niba bagiye gutera bakabaza bamenya ati ntere nzatabaruka amahoro, sibyo? None nge ndinde utakenera kumva nahura na Theogene kugira ngo nanjye ambwira ati ega konkorida imbere yawe nubwo uri muri ibi ngibi, atayiko humura nzabigushyigikiriramo. Wagize ngo simba mbikeneye se cyane? Cyane. Nawe udakeneye amakuru, ushaka ikintu cya mbere ni amakuru. Yego rateka tuvuge ko iyo mpano y'ubuhanuzi, noneho nyuma tuza guha umwanya ubwirize, ntabwo turabitindaho cyane. Urambwira umuntu wigeze uhanurira, yego, nyuma akaza kukubwira ati ni ukuri cyagiye warampanuriye ndabipinga, ariko ni ukuri n'Imana igukoresha kuko byarasohoye. Hari ni ngombwa se no kuvuga izina rye? Izina ntabwo aba ari ngombwa. Yes, hari umwe mu bantu nakunze gusengana n'abantu b'abakecuru cyane, by'umwihariko nyine muri ibyo bihe bya COVID-19. Yego. Mu butayu no kuba twarara mu rusengero, mu nzu y'Imana tuvuga izina ryayo. Nakunze gusengana n'abakecuru cyane muri ibyo bihe byo gukizwa kwanjye. Yego. Rero hari umwe mu bakecuru ntashatse kuvuga, ariko n'uwo muri karitsiye z'iwacu, uretse ko tudaturanye cyane, nta nubwo twari tuziranye cyane, ariko ndabyibuka nigeze gusenga turiwe mu rugo, yaduhamagaye turi abantu b'abanyamasengesho cyane. Noneho tugezeyo turasenga, dusenze kumwe abantu buzura umwuka, kumwe dufashwa nyine ukuzura umwuka. Ubwo birasa naho twuzuye umwuka, abandi byagoranye, bisa naho ari nge ubatanze kujya mu kirere cyo kuganira n'Imana cyane. Imana iza kuvugira muri nge ko hari umugisha w'amafaranga imuhereje. Yego. Noneho ubwo bitewe wenda n'ibibazo yari afite ntaza, ariko yaje kumbwira nyuma. Nsoje mvuye mu mwuka, yarambwiye ngo Imana iramutse ibikoze, gusa nta cyizere yari afite pe. Yego. Yarambwiye ati ariko nkurikije uburyo meze n'ibiki, Imana iramutse ibikoze nazayishimira bimwe bikomeye. Yego. Mbona numvishe binkoze ku mutima, numviye ko iyaba ku mufuka hari ikintu nari mfite icyo gihe mba narakozeho nkamuhereza. Noneho ndigendera,
nyuma y'icyumweru kimwe yarampamagaye arambwira ngo ninze mu rugo. Ngeze mu rugo arambwira ngo nyabona bya bintu wasengeyeho Imana ikakunyuzamo wa mugisha w'amafaranga warasohoye rwose, hari uko Imana yabigenje. Turangije dufata igitabo cy'indirimbo turaririmba indirimbo, kuko njye nkunda kuririmba cyane nyine. Tufata igitabo cy'indirimbo turaririmba dushima Imana cyane. Nuko ibintu bigenda neza. Si uwo gusa, hari n'undi nabwiye cyangwa se Imana yankoreyemo mubwira ko azabona perime. Yarakoze inshuro zigera mu 8 hari ngire ngo nuwo muri karitsiye zitari zo hafi y'iwacu. Nuko arambwira ati sha ibintu bya perime rero uko biri kose nibisaba ubuhanga, nta nubwo bisaba amasengesho pe. Ati sinzi uko bigenda, niba arambwira ati ndi umukristo pe, ariko wansengera utansengera yewe ati cyakoze uzupfa kunsengera. Niko yakoreshe. Ndamubwira ni muntu w'Imana, nubwo wenda perime nge naragerageza kuyikorera. Ndamubwira ntariko ntabwo napfa ngo nanagusengere. Ndamubwira ni nge ngo inuza indirimbo iravuga ngo turaririmba ngo kubw'imbaraga ze dufite bikomeye tuzabaho. Ndangije ndamubwira nti rero ntabwo nagusengera nta kwizera ntaki. Ndamubwira nti ngiye kugusengera nizeye cyane, ndanakwizerera nubwo utizeye, ariko nizeye ko bizakunda. Ndamusengera, mfata ibihe by'amasengesho iminsi 2 niyirizaga ubusa cyane mu ibyo bihe. Noneho aragenda arakora, rimwe biranga akoze, namushizemo icyizere. Arangije ahita ambwira ati sha cyane amasengesho yanyu y'abarokore nta kigenda gutuse. Ariko ndagira ngo nanakubwire inshuti yanjye conclude, buriya iyo dusenga Imana idusubiza mu buryo ubu bune. Ntaho byanditse muri Bible, niko nge nabisanze. Reka ndeke gutinda cyane mbugarukeho ntabusobanura. Iyo dusenga Imana, iyo dusenze hari igihe usenga ikintu usengeye igahita igikora, ikakubwira ati yego ndagikoze, ikagikora. Hari n'igihe dusenga icyo dusengeye Imana ntigikore, ikabihakana ati ndabyanze, wenda bitewe n'uko ibona si igihe kitaragera sinzi. Hari n'igihe dusenga Imana ikakubwira ngo tegereza. Ubwo ni ubwa kangahe? Bwa gatatu. Tegereza. Uburyo bwa kane, hari igihe dusenga Imana ikatwihorera, ukurira ibiti ukajya mu mazi ukagira ubuhe, ariko Imana ikakwihorera. Ubwo nibwo mwuka wenda yampishuriye, nawe hari ubundi yaguhishurira. Rero icyo gihe ubwo niba navuga ngo yari mu gihe cyategereza, ariko hari amakuru Imana yamaye nijoro nsenze nyine ayo masengesho iminsi 2 nabonye agiye gukora. Noneho perime arayibona. Ndamubwira ati muntu w'Imana, iyi nshuro perime ndakubwiza ukuri yuko urayibona. Ndamubwira ni n'ikimenyetso Imana yamaye, nari nabibonye mu nzozi, mbona yagiye afite ubwoba. Ndamubwira ni nugera aho urakorera uratitira cyane, uragira ubwoba bwishe. Nuko arambwira ngo aha, ngo ubwo ndaba ndeba ko atari ayacu y'abarokore. Aragenda arakora, nta confidence, nta cyizere akoze, ariko yabanje kugira ubwoba koko. N'ubundi ageze aha arambwira ati sha nsengera. Agezeyo arampamagara ati nsengera, mfite ubwoba bwishi koko, Imana indwanirire. Noneho ubwo ndavuga ni nta kugusengera bidasanzwe, Imana iraza kubana nawe mu izina rya Yesu. Genda ukore, Imana iri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Aragenda arakora, mu minota mike cyane yarampamagaye ari kuvuga ngo haleluya, haleluya z'amashimwe nyine, yishimye. Ubwo numva ko byemeye. Ageze mu rugo cyangwa muri karitsiye z'iwacu dushima Imana. Mbona byinshi cyane navuga, ariko bimwe muri ibyo nibyo. Teoje, ikiba cyanzanye rero nukugira ngo nze tuganire. Noneho mfite abakunzi pe, mfite abantu bankurikira bareba ibiganiro byanjye,
kandi baba bababaye, baba bakeneye kugira ute umuntu wo kubafasha gusenga. yego. Wanyemerera ugatanga nimero ku buryo wakwifuza ko mwafatanya gusenga yazaguhamagara? Nta kibazo rwose. Nimero yawe ni 07. Nimero yanjye ya MTN ni 07 50 28 465. Ku bakoresha Airtel ni 07 75 84 62. Yego, ukabibutsa n'amazina. Nitwa Turinimana Theogene, ariko iryo ntabwo barizi cyane abantu benshi. Ukunze kwitwa cyangwa se bakunze kwita Bitangaza. Yego, bakunzi ba Concord TV show, reka dusoreza hanjye Theogene namukunze. Turasubukura gukora ibindi biganiro. Imana ikomeze ibahe umugisha.